ke wari usanzwe ufite umutware cyangwa se umuntu mwakundanaga umusore witwa Mozi, byarangiye bite, byagenze gute? Kuko meruka ari we muntu bishyuye, ngira ngo nta kwezi gushize mbona gupostinga yandika ndagukunda kuri statize. Uyu munsi ke uradutunguye, nta kwezi gushize, byagenze gute? Uzamuhamagara umubaze. Abari nzabibaza. Kuri wowe jewe namaze guhitamo. Nani narahitamo burya namaze guhitamo. C'est de prendre leur décision, hein. Le mariage, c'est pas quelque chose qu'on doit précipiter. Donc, il faut prendre le temps, réfléchir et trouver la bonne personne. Il ne faut pas tout de suite trouver une personne aujourd'hui et demain se marier. On ne sait jamais, le mariage, c'est pour éternel. Donc, Merci. Keza ubutumwa ku bantu basigaye bari singo, abo bose bari inyuma nyine bari bategereje ko Keza azabo wabo. Nibasenge cyane. Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza ahantu hose uherereye, ndetse nkwifuriza kugubwa neza. Ibyo ukora byose ubigiremo umugisha kandi uhahe uronke. Ni kuri Iris TV, nge ni Blaze nk'ibisanzwe iteka ryose. Ngira ngo murabizi ko ari Iris Family, ni team nini cyane ibihari imeze neza. Ahangaha rero ngira ngo kuri screen yawe urimo urareba video y'umugabo bita Mozi. Mozi ni umusore wahoze muri Yemba Voice aho yaririmbanaga na Kenny Soul ndetse na Bill Luzima. Ni umusore rero ufite ibigwi muri muzika nyarwanda, akaba aherutse gusohora indirimbo bitakano, akaba ari indirimbo nayo ifite hit kabisa, akaba afite n'indi bita Ngwino, ndetse akaba afite nyinshi nyuma yo kuva muri Yemba Voice. Ahangaha rero ndakubwira ko impamvu ari we muri kureba kuri screen nuko wari girlfriend we cyangwa se kopine we nyuma y'igihe cy'ibyumweru 2 cyangwa 3 gusa barekanye, yagiye mu murenge yemerera undi musore kuba yabana nawe akaramata. Ngira ngo kuri screen yawe urimo uragenda ubireba. Ahanini kigaragara nuko uwitwa Keza Erika niyo mazina azwiho, ndetse yagaragaye kenshi cyane kuri social media platforms aho yatangaga inama ku rubyiruko. Ahangaha ariko akaba we inama atangaga rwose akaba nazikurikije, dore ko kenshi akunda no kuvuga ko kuguma mu batera atari byiza igihe cyose waba ugejeje igihe cy'ubukure. Ahangaha rero ndagira ngo nkumenyeshe ko Keza asezeye abasiribateri mwese babandi bibwiraga ko muzabana. Mozi sorry kabisa, uzabona uwundi. Turagerageza twegere rero na Mozi Yemba Voice cyangwa Yemba Boy tumenye ibye ese bihagaze gute. Ese nyuma yuko Keza Erika yigendeye atangiye ubuzima bushya n'umusore ukomoka muri Guinea, akaba akina umupira w'amaguru, ndetse akaba ari umusore waje mu Rwanda aremera ava hakinira umupira w'amaguru, dore ko akinira muri Belgique cyangwa se mu bihugu bya hano i Burayi. Akaba yaje rero araza no kubivuga, araza kubyivugira ubwe ko yaje kubw'urukundo. Yasezeranye rero mu magambo meza cyane avuga ati Keza Erika muja wa Mariya mugore nkunda, nzagukunda karamata, tuzatandukanwa n'urupfu. Ndetse akaba yaje rwose no kubishimangira akamukunda cyane, ndetse ko yabanje no guhitamo. Gusa twebwe twasigaranye amakenga, ari nayo atuma tuzasura Mozi Yemba Boy tukamubaza ese aratekereza iki ku bijyanye n'ubundi no kuba girlfriend we nta kwezi gushize batandukanye agahita akora ubukwe. Ese ibintu byaba ari bya bindi umuntu aba afite plan B cyangwa afite backup? Ahangaha akaba yarariho ndetse yifitiye undi musheri wa kabiri. Reka rero dukurikire imihango uko yagenze, nkurarikira no gukurikira interview yose twagiranye na Abubakar Diallo, umwe mu bagabo nyine bibitseho mushiki wacu w'umunyarwandakazi, ubu akaba abaye bofre wacu cyangwa se muramu wacu, muramu w'abanyarwanda bose muri rusange. Reka dukurikire imihango uko yagenze, ndetse nkurarikire gukurikira uko byagenze byose, ndetse n'amagambo yitangarije ubwe ko yishimiye umugore abonye w'umunyarwandakazi.
mariage. Moi, après lecture, faite à moi de devoir imposer. Moi, devoir imposer par la loi à chacun des époux. J'accepte sans contrainte de te prendre, toi, Maria Erika, pour épouse et vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Uwamariya Erika maze kumva icyo amategeko ategeka y'abashingiranywe nemeye ko nta gahato ko wowe Abubakar Diallo ko umbera umugabo tuzabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'u Rwanda uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Diallo Boubacar na Uwamariya Erika bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. Ndagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije kugubwa neza ahantu hose uherereye. Uyu n'umunsi mwiza Imana ibageniye, twishime tunezerwe ndetse tugubwe neza ku mpande zombi. Ahangaha rero ndi kumwe n'umwe mu bakobwa musanzwe mumenyereye yaba social media platforms ndetse n'ahandi hatandukanye musanzwe mumubona, ariko njyewe uko nari muzi byahindutse. Yitwa Keza. Ke, umeze neza? Meze neza. Iminsi myinshi man. Long time. Long time. Uyu munsi uri guseka. Ndishimye. Uri guseka. Ama interview menshi yavuga uvugisha ukuri, uyakora uvugisha ukuri. Ntabwo nzongera kuryama njyenyine. Yego. Ushatse kuvuga? Nyina ntabwo ndi single. Ntabwo uri single. Umuntu muri kumwe. N'umugabo wanjye. Ke, urantangaje. Wenda iki turaza kucinjira ariko reka ntangire nkuganiriza. Turi kwihuta bro y'ingujavu. Yego, uti n'umugabo wawe n'ubundi ngufashe utashakaga ko ngufata. Hano turi Nyamirambo. Ahantu waje kwamara iki Keza? Twaje gusezerana byemera n'amategeko. Wowe n'umutware wawe? Cyane. Munyakiriro, uyu mutware wawe n'ubwa mbere mukubonanye, ngira ngo nta gihe kinini nkubonye, ukwezi muri kumwe. Social media. Mumaranye igihe kingana gute? Imyaka 6. Ngaho munyakiriro. Welcome baby. Thank you. Alors, avuga izihe ndimi rero? Igifaransa. Nicyo akunda gukoresha cyane. Igifaransa. Njyewe ntugire ikibazo ninjya kumuganiza ku bijyanye n'imibereho yanyu cyangwa se igihe mwaba mumaranye, kuko ahanini ntuzi uri mu yindi relation. Naramugeraho cyane ka mbanze mwakire wenda mu Rwanda. Bienvenue mon frère. Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Diallo Boubacar. Diallo Boubacar. Alors, Keza représente tout pour moi, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de la Belgique jusqu'ici, et donc ça c'est pas pour rien. C'est parce que je l'aime, je suis là, et donc j'espère que on va vivre pour le reste de notre vie ensemble, parce que je l'aime bien. Alors, comment tu te sens? Je me sens heureux. Franchement, je me sens hyper heureux, et compte tenu de l'accueil que la famille m'a donné, tout le monde est là pour moi, pour elle aussi, c'est un sentiment de joie. Donc franchement, je me sens comme si je suis chez moi en Guinée. Okay, Keza, ndi kubyumva ni ibintu byamuvanye kure kugira ngo aze mu Rwanda.
ke wari usanzwe ufite umutware cyangwa se umuntu mwakundanaga umusore witwa Mozi, murebe muri kamera, reba muri kamera. Byarangiye bite, byagenze gute kuko meruka ari we muntu bishyushye? Uzamuhamagara umubaze ijambo azakubwira ryo nzagenderaho ntawe byunzi bazi ibyo turi kumwe. Oya nuko urumva kapo kenshi ngira ngo nta kwezi gushize mbona gupostinga yandika ndagukunda kuri statize. Uyu munsi ke uradutunguye nta kwezi gushize, byagenze gute? Uzamuhamagara umubaze. Abo rero nzabibaza. Kuri wowe jewe namaze guhitamo nari narahitamo burya namaze guhitamo. ke ibijyanye noneho na mariage, ibijyanye n'amadote n'ibiki byose tuzabamenyesha, tuzababwira itariki. Ni vuba? Ni vuba. Turagiye ni nka ryari? turi muri iyi minsi tuzagutelefona. Ubutumwa, carte ton message aux gens qui restent célibataires. C'est de prendre leur décision, hein. Le mariage, c'est pas quelque chose qu'on doit précipiter. Donc, il faut prendre le temps, réfléchir et trouver la bonne personne. Il ne faut pas tout de suite trouver une personne aujourd'hui et demain se marier. On ne sait jamais. Le mariage, c'est pour éternel. Donc, Merci. Keza ubutumwa ku bantu basigaye bari singo, abo bose bari inyuma nyine bari bategereje ko Keza azabo wabo. Nibasenge cyane.